wicaye mu nzu y'Imana witwa umukristo, umaze imyaka 30 usenga, ariko mu mutwe wawe haracyarimo setting yuko uri umututsi. Uracyabwira ubwenge bwawe ngo ndi umukristo ariko je suis n'umuhutu amemota. Ndabahakaniye, ijuru mujyamo ni irya Kamonyizi, si ijuru ry'Isiyoni. Dufite ikibazo cy'abakristo benshi, cy'abantu bitwa abakristo bahindukiye ariko ntibahinduka. Umuntu akaba yari ari kureba muri iyi pozisiyo y'ibumoso, noneho iburyo bwe hagasonera ijwi rimuburira ati bantu muri kureba ibumoso murapfuye, hari umuriro utazima uri kwaka mugiye kuzajyamo. None hagakora igikorwa cyo kujijisha, ariko Yesu ntabwo ajijishwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntibujijishwe, kuko hari abantu bicaye mu nzu y'Imana bahategerereje umuriro utazima. Kubera iki? Baje mu rusengero kubera ubwoba. Bumvise amakuru y'umuriro utazima Gihenomu, noneho bibasanga bari mu busambanyi, abandi bibasanga muri ya pozisiyo y'ibumoso bari kugambana, abandi bibasanga bari kwica. Noneho kubera ijwi yumvise rimuburira rivuga ko hari umuriro utazima uzatwika abantu bagahora bashya kandi bagashya by'iteka, yahise afatwa n'ikintu cy'umwuka w'ubwoba, agira ngo arakijijwe, aza mu nzu y'Imana adakijijwe, atabaye umukristo mwiza, ahubwo ahunze ubwoba bw'umuriro. None bicaye mu nzu y'Imana, niyo hari akantu gato gakomye kerekana ko abantu bagiye gupfa ahita yikaga. kandi niba warageze mu rusengero mu nzu y'Imana, kukikuza kwa Yesu Kristo biguhindisha umushyitsi bikagutera ubwoba. Bamwe barumva amakuru y'uruzi ngo rwa Efurate ngo rwakame, ati biriya bintu biri muri bya bintu Yesu yavuze byo mu minsi y'imperuka, ati noneho turajyaho Imana yanjye ku ruzi rwa Efurate rwamaze gukama. Nta soni, uri umwana w'Imana wicaye mu rusengero wumvisha amakuru y'ikimenyetso cyerekana yuko umwami wacu aje kujyana itorero, noneho kugira ngo unezezwe n'ibyo ahubwo ufite ubwoba urahinda umushyitsi. Ahubwo wari uvuze ati iyaba yaraje ejo, n'ibindi bimenyetso nibisohora umwami wacu aze kutureba. Sinzi uwo numvise yigisha mu minsi yashize ahantu nari ndi mu masengesho, ati oya, Yesu nabaretse kuza, ati nyaboneka, ati hari ibintu byinshi tutarakemura tutaratunganya. Niba icyo utaratunganya biruta umunezero ugiye kwinjizwamo na so witeka n'iteka. Mureke tuvuge ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ibindi bintu mwamize byose mwakiriye bitari ubutumwa bwiza mwitegure kubiruka. Nta muhutu n'umututsi bazajya mu ijuru. Mu ijuru hazajya abakristo, nk'uko mu Rwanda hatuye ndi umunyarwanda uzuye ubumwe no gukunda igihugu. Nicyo gikwiye kuba kizwi, kinavugwa mu matwi y'abantu, kinakorwa mu bikorwa dukora bya buri munsi. Hano ndaganira n'igice cy'abakristo cyane, abavuga ko ari abakristo. Wicaye mu nzu kwacinara Yesu, wicaye mu nzu y'Imana, bazanye umuntu uko kwicazanya nawe ati uyu ndabona atari mwene wacu. Mwene so ninde? Mwene so nuwo muhujwe n'impamvu y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ikindi urebaho ntigikwiye kuba kirebwaho. Waribeshye waje mu rusengero kubw'izindi mpamvu zitari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ushatse wasohoka. Niba udashaka guhinduka, rusohokamo ureke gukomeza kwiyahuriraho imivumo, byibura uzabazwe bike, kuko abumvishe byinshi bazabazwa byinshi. Ugiye gutora perezida wa korali, ubanje kwiga amateka n'aho akomoka, nkaho wakwize ubuhamya n'urugendo yagendanye na Kristo n'ibyo yakiranutsemo. Ubanje kubaza ati uyu yaba ari mwene wacu? Mwene wanyu ninde? Ikintu kibahuje gikomeye muri urwo rusengero mwahuriyemo, indangagaciro ya mbere ikwiye kubahuza niyo kwitwa ndi umunyarwanda, mwarangiza mukaba ndi umukristo. Wajya gutora umuntu ku buyobozi ubwo ari bwo bwose, wajya kumwimika no kumushyiraho, ukamutorera ko ari umukristo mwiza n'umunyarwanda mwiza wamaze guhinduka muvugo no mu ngiro, akitoza kugenda nk'uko umunyarwanda wanyawe akwiye kugenda, ndetse n'umukristo wa Kristo akwiye kuba yitwara. Wabaswe n'ubwoko, none wicaye mu nzu y'Imana hategereje ubugingo buhoraho. Buhe? Igice cya kabiri kiragaruka ku iyi ngingo. Ni message ireba abantu bose
by'umwihariko abanyarwanda. Ndavuga ngo Special Dealers, waba ukeneye kugura cyangwa kugurisha inzu, ikibanza cyangwa imodoka, gana Special Dealers. N'abifuza gukodesha mutugane, tubafitiye serivisi nziza kandi inoze. Muri Special Dealers, umukiriye ni umwami. Dukorera Kibagabaga imbere ya Saint Nyasi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 078 48 55 035. Yes, bakunze bazamu cyatwenge kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, turefuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Turi kuri Zaburi nshya, turi kuri Iyobokamana TV. Ni shene za Gikristo zombi kandi zinyuzweho ubutumwa bwiza. Hanyuma uyu munsi n'umugisha ukomeye cyane kuko Imana igiye kutuganiriza binyuze mu mukozi w'Imana bikora Imana Emmanuel. Bikemu uraho? muraho neza? Meze neza? Kugira ngo simeze neza. Imana ishimwe cyane. Meze neza. Imana ishimwe rwose. Nawe se? Nanjye ndaho. Ndabona byutse neza. Ndakomeye. Uyu munsi wa none rero ntabwo usanzwe. Ntekereza ko wenda n'abantu bashobora kuza kumva ubu butumwa bafite amatsiko menshi yo kumva icyo Imana ivugana nabo binyuze muri ubu butumwa. Ndagira ngo nkwakire, ariko mbere ko nkwakire reka tumaze dusenge mu izina rya Yesu. Byaba ari byiza cyane. Mana data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye cyane kandi ndakubashye kuko uri kubahwa. Izina ryawe ni rishyirwe hejuru mu mahanga yose. Twebwe duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, kandi tuzi neza yuko waturemeye kugira ngo dukore imirimo myiza muri Kristo Yesu ndetse tuyigenderemo. Nayo mpamvu uyu munsi wa none twemeye guhagarara kwicara imbere y'abantu benshi, tuvuga kugira neza kwawe, tuvuga imirimo yawe, tuvuga iby'umwami Imana avugana n'itorero. Ndakwinginga rero mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uzubane natwe, ubane n'umukozi wawe, ibyo avuga byose umwuka w'Imana berekeze kugira ngo bikore icyo wagambiriye. Bisenze gutyo nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Bikemu, ndakumva. Unyandikira cyangwa se umvugisha wambwiye ko ufite message Imana yaguhaye. Yego. Ese wankundira mbere yuko uyiduhereza ukabanza kutubwira uko byari bimeze cyangwa se uko yaje? Urakoze cyane Prezili, ndagushimiye. Urabizi ko njye nawe dusanzwe dukorana ibiganiro byivuga butumwa mu buryo butandukanye, ndetse hari n'icyo turangije mu minsi yashize aho twaganiraga tuvuga ngo Imana y'iki gihe. Ijambo ry'Imana twari twakuye mu Bakorinto ba kabiri, ndumva ari ibice 4, turi kuvuga ku Mana y'iki gihe. Inshuro nyinshi nagiye ngukenera ngo dukorane ibiganiro, n'ubwa mbere naguhamagaye utya. N'ubwa mbere naguhamagaye nkubwira ko mfite ubutumwa cyangwa se mfite message. Ibiganiro byinshi nkorana nawe turabitegura tukavuga ngo uyu munsi turaganiriza abantu iki kintu, cyangwa akaba inkuru iri guhitinga tukaza tukayivugaho ariko mu buryo bw'ivuga butumwa kugira ngo abantu bagire icyo bigira ku iyi nkuru. Kuri uyu munsi siko bimeze, cyangwa se muri iki gitondo. Iri joro ndumva hari saa 9 za nijoro. Ubusanzwe iyo ndi mu mbaraga nyinshi z'ububyutse hari ukuntu mbyuka ngasenga. Ibyo biba ku bakristo batandukanye bakurikiye kino kiganiro. Ni uburyo bwiza bwo kwegerana n'Imana cyangwa bwo kubana nayo. Iri joro ntabwo byigeze bimbaho ko nikangura cyangwa mbyuke ngo nsenge nk'uko mbimenyereye. Naryamye ndisinzira ndetse cyane kuko nari naniwe. Bigeze mu masaha ya saa 9 ndumva ari n'iminota igera na 30, kuko ndabyibuka neza cyane. Numvise mbujijwe amahoro no kuryama. Numva ndi gusabwa kubyuka. Ariko ibyo bintu numva ndi kwibwirwa n'ibitekerezo ati wake up. Ndetse ndabyukira iki? Nari naryamye naniwe. Nta gahunda nari nararanye yo kubyuka ngo nsenge nk'uko nsanzwe mbikora. Ariko nkumva ndasabwa kubyuka. Hari igihe umuntu azaga ngo neretswe cyangwa Imana yantumye
cyangwa nabonye ibintu runaka bimeze gutya muri iri joro, nkiri umwana mu mwuka, ibyo bintu nanjye sinabyumvaga ukuntu biba bimeze, kuza uvanga Imana iragutumye. Nibazaga mwahuye ute, mwahuriye he, yasa gute, yagusanze he, wabwiwe n'iki ko ari cyo. Ariko ibintu byose tubyemezwa n'umwuka. Ikindi, mesaje y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntishobora guturuka kuri Satani, kubera ko nzi ko mesaje nahawe ari iy'itorero kandi ari iy'ubutumwa bwiza, ifite n'icyo imaze ku mukristo no ku banyarwanda, by'umwihariko special Rwandans, kuko u Rwanda rwajemo cyane. Niyo mpamvu navuze ati okay, ikintu kimbuza amahoro, kimpata ibi bintu, kibintegeka, ntabwo ari ijwi rya Satani. Nabigenzuye nkanjye nk'umuntu ndetse nk'umukristo, numva ko atari ubutumwa bwo gukomeza kubika muri computer yanjye cyangwa telefone, numva ko atari message yo gushyira kuri stati ngirebwe n'abantu bakeya bankurikira, numva ni message ireba abantu bose, by'umwihariko abanyarwanda. Ndavuga ngo okay, je m'engage, none ngiye kubivuga. Umuntu nahise mbwira icyo kintu ni wowe na Joel ntiyayisaboneka, birumvikana kuko nta jwi rye ryumvikanye muri iki kiganiro. Yagiye mu bukwe, nguhamagaye numva urabonetse, numva ndishimye, ndavuga ati okay, reka nze mvuge uko iyo page yasaga n'ibintu nabwirwaga muri iryo joro, numve ko umutima wanjye nanjye waruhutse. Uzi ko iyo dutumikiye Imana turuhuka, uzi ko iyo ufite ikintu Imana yaguhaye ubwira ubwoko bw'Imana wumva uruhutse. Ubu nanjye rero muri iki kiganiro nkiri gukora iyi introduction, nduva umutima wanjye uruhutse ko ngiye kuvugira Imana kandi ngiye kuyivugira neza. Yego. Ndagira ngo wenda ibindi umuntu yaza kubyibaza nyuma, ariko birumvikana cyane, kandi kuba wahise utumika ni umugisha ukomeye cyane, ndetse twebwe abanyamugisha byisumbuyeho ko Imana yadutumyeho. Burya umukozi ntagira agaciro kuruta umwana, ariko ushobora no gukorera Imana kandi uri umwana. Imana ishimwe cyane rero ko yagutumye, natwe tukaba tugiye kumva icyo Imana ivugana natwe. Reka nkwakire rero uyu munsi, ntabwo ndibuze rwose kugira ikindi kintu mvuga, ahubwo ubutumwa uko Imana bugwaye niko ugomba kubutambutsa, kugira ngo ntaza kugira ibyo nongera cyangwa nkagabanya, cyane ko atari njye watumwe hanyuma nkaba nagibwaho n'umugayo. Ahubwo ndagusabira umwami Imana ngo uko yagutumye abe ariko uri buze gutumika. Yesu aguhe umugisha mwinshi. Iyo mugisha nsabiye tuwusangire. Message nzanye ni message iri mu byiciro bine bitandukanye. Naha butumwa bukuye mu byiciro bine ngiye kuvuga cyangwa ngiye kugeza ku bantu badukurikiye. Njye Imana ifite uburyo bwinshi bw'insura mu buzima bwanjye bwa buri munsi butandukanye, kimwe nuko n'abandi badukurikiye bafite ukuntu Imana ijya basura. Imana ishobora kwemera kugutumaho umuhanuzi, Imana ishobora kwemera kugutumaho n'ibisiga, Imana ishobora kugutumaho inzozi, ukagira ibitotsi byinshi ugasinzira ukarota. Ikindi, Imana ubwawe ishobora kumva ijwi ryayo, waryumva mu ishyamba, waryumva mu gihuru, waryumva muri parafo. Ubwo bwose ni uburyo bushoboka Imana ishobora kuvugisha nk'umuntu wayo, ndetse n'ubundi ntarondoye. Ni gake bimbaho ndetse cyane ko naza kuri kamera mvuga ko Imana intumye cyangwa yampaye ubutumwa. Sinzi impamvu Imana ishatse kunkoresha muri ubu buryo kuri iyi nshuro, kuko n'ubusanzwe ndabitinya, kubera abantu bagiye biyorosa izina ry'Imana bavuga ko ibatumye, wenda atari ibatumye, ari amarangamutima yabo cyangwa icyo bashakaga kugeraho, akaza byorosa cyangwa abyurira abishyira ku Mana kugira ngo ibitekerezo bye bwite
bitari ubutumwa bwiza bibashe kugenda cyangwa bibashe kumvikana, ukabona umuntu aje kuri kamera avuga ngo Imana irantumye. Ni gake rero nigeze nanjye ngaragara mvuga ko Imana intumye, dore ko no mu biganiro byinshi nagiye nkora ibiganiro byibasira abantu bavuga ko Imana yabibatumye itabatumye. Kuri iyi nshuro message mfite ikubiye mu byiciro bigera muri 4 bitandukanye. Imana ize kumfasha kubigendamo neza no kubisobanura uko nabihawe cyangwa se uko nabibonye, kugira ngo hatabamo kuza kugira amarangamutima yanjye bwite atari ubutumwa bwiza, ahubwo Imana impe gukorera mu murongo mwiza nk'uwo yanyeretse. Message enye zaje mu maso yanjye. Iya mbere iravuga ngo abantu nibitegure kuruka ibintu byose bamize bitari ubutumwa bwiza. Iyo niyo ngingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, kuko nabyutse ndanabyandika rwose. Ingingo ya kabiri y'iyi message cyangwa se y'ubu butumwa iravuga ngo mu ijuru hazaba ndi umukristo, no mu Rwanda habe ndi umunyarwanda. Hari ndi umukristo, hari ndi umunyarwanda. Ingingo ya gatatu y'iki kiganiro cyangwa y'ubu butumwa iravuga ngo wasize byose bihenze byari bigufitiye umumaro, warebagaho ukabona ni ubuzima, ariko urangije winjirana mu nzu y'Imana inkota. Iyo nkota igiye kurimbuza benshi. Inkota mwinjiranye mu nzu y'Imana, inkota mwinjiranye mu rusengero irimbuje benshi. Ndaza kudevelopa no kuza gusobanura iby'iyi nkota hano ubutumwa buri kuvuga cyangwa se ijambo ry'Imana riri kutubwira. Izi ngingo maze kuvugaho uko ari 3 cyangwa uko ari 4 nizo tugiye kuvugaho mu buryo buri develope, cyangwa nibyo tugiye kurambura mu magambo arambuye. Bakristo bene data, tugiye guhera ku ingingo ivuga ngo mu ijuru hazaba umukristo, no mu Rwanda habe ndi umunyarwanda. Buri cyiciro cyose mvuze muri ibi ngibi bibiri, yaba ndi umukristo yaba ndi umunyarwanda, bifite indangagaciro zibiranga cyangwa se values mu rurimi rw'icyongereza. Kuba umukristo ni amahitamo y'umuntu uwo ari we wese. Umuntu ashobora kuba ari mu nzira mbi akemera kugendera mu nzira nziza, akavuga ngo okay, nari umupagani none mbaye ndi umukristo, cyangwa mpisemo kuba umukristo. Ibyo ni ibintu bishoboka rwose, umuntu akabihitamo akavuga ngo noneho ubu ngubu narindi kugendera muri iyi nzira, none mpisemo kugendera muri iyi nzira. Nari umupagani, kuko umukristo ni opposite y'ubupagani. Nari ndi umupagani none nanze kuba ndi umukristo. Iyo uvuze kuri umunyarwanda, cyangwa ukavuga kuri umukongomani, cyangwa ukavuga kuri umurundi, cyangwa ukavuga kuri umunyamerika, cyangwa ukavuga kuri umufaransa,
hari indangagaciro zigize abafaransa, ku buryo niyo uvuze ko uri umufaransa utariho valeri z'abafaransa, uba umeze nk'umuntu uri kwihakana igihugu cyangwa uri kwihakana iyo identite. Kwirangamuntu y'umunyarwanda cyangwa y'umufaransa cyangwa y'umwongereza cyangwa y'umurundi haba hariho isura ye, haba hariho n'amazina ye, haba hariho n'aho avuka, haba hari imyirondoro y'ubuzima bwe. Ijuru ryatumye ngo mbabaze ngo bakristo bene data bagenzi bagana i Siyoni, kwirangamuntu yanyanda umukristo handitseho iki? Aho ntimufite ID zidafite isura, zidafite imyirondoro y'amazina yanyu, zidafite aho muvuka n'aho mukomoka, zitabafigisa neza koko muri iki gihugu cyandi umukristo cy'abakristo muri uru rurembo mukaba mugendana irangamuntu ariko zidasobanutse ku buryo n'uwayikwaka atamenya ukomoka he koko uri umukristo. Muri iki kiganiro nategetswe kwibutsa abantu indangagaciro za ndi umukristo ndetse n'izandi umunyarwanda. Kimwe mu bintu bigoye ku bantu bankurikiye neza ni ukuri kose waramutse wabaye umunyarwanda mwiza. Kugeza uyu munsi nta gihugu dufite ku isi gishobora kuba gifite amategeko ategeka abantu kwangana, kwica, kwiba, kuroga, gusambana. Ntacyo. Wisanze neza wipozisiyonye mu ndangagaciro z'umunyarwanda, niyo utakwirirwa uvuga ko uri umukristo, ubunyarwanda burahagije ngo bukugeze mu ijuru. Natumwe ku bantu bakora amakosa yo kwiyorosa titire ya ndi umukristo, ariko ibikorwa byabo, imbuto, ingeso nuko bitwara bigahakana ubunyarwanda. Ndabizi neza ko ibintu ndi kuvuga buri muntu wese uri kumva iki kiganiro cyangwa ugikurikiye arabyumva ku rwego atekerezaho Imana, ku buremere n'igipimo atekerezaho Imana n'uburemere n'igipimo atekerezaho igihugu. Twagize amahirwe yo kuvuga turi abanyarwanda twese. Qu'est-ce que ça veut dire? Biravuga ngo ubukristo bwadusanganye bufite aho bwadusanze, ntibwaje nk'impanuka, ntibwaje nka accident. Mbere yuko kutuba Kristo twabanje kuba abanyarwanda, kandi mu gihugu mu ndangagaciro z'umunyarwanda. N'iyi message yabi yawe nkurikiye n'igihugu cyose waba urimo, Imana yizanye ikiganiro nk'iki cyangwa message nk'iyi bifite ukuntu ibwira abantu benshi icyarimwe. Umuntu wese ubiteze amatwi ntuze kureba kino kiganiro uri umurundi ngo utekereze ko kitakureba, ntuze kureba kino kiganiro uri umufaransa utekereze ko kitakureba, ntuze kureba kino kiganiro uri muri Australia ngo utekereze ko kitakureba, ntuze kureba kino kiganiro uri umukongomani ngo utekereze ko kitakureba. Ni iki gihugu cyawe kigukeneyemo mu ndangagaciro ziranga icyo gihugu wicayemo? Ko igihugu kitagutumye kwica, ko kitagutumye ivangura amoko, ko kitagutumye kwiba, ko igihugu kidashobora gutuma umuntu kuroga, ko igihugu kidashobora gutuma umuntu gusambana. Ni gute ukora iby'igihugu kitagutumye cyangwa bitari mu ndangagaciro z'igihugu, warangiza ukambara indangagaciro ndi umukristo?
si uburyo cyangwa si politike ipfuye y'imyemerere ishaka gutuma abantu bahisha ingeso zabo mbi muri Kristo. Imana irambiwe abantu biyoberanya. Imana irashaka ko tugenda nk'Abanyarwanda bamaze guhinduka bagasa n'indangagaciro z'igihugu, twamara gusa nazo tukajya twakwatura ko turi abakristo. Kuko umuntu uhabanya n'indangagaciro z'igihugu icyo ari cyo cyose, nidushaka tubikure ku Rwanda, igihugu icyo ari cyo cyose kigira values, kandi buri gihugu cyose mu muco wa Imana ikorana nacyo muri uwo muco. Hari ibintu bishobora kuba biziruwe mu gihugu runaka, nabikora nk'umunyarwanda nkaba nisanishije bikambera icyaha iwabo atari icyaha. Ibyo ngibyo mbyinjiyemo nabangiye kwinjira mu bintu bijyanye n'amadisipurine yo mu bihugu ndetse n'amatorero atandukanye. Ariko njye ndi gutanga message yanjye uko nayihawe n'ukuntu nayibonaga muri ayo masaha ya nijoro. Ko kuri umukristo wabanje guhinduka umunyarwanda mwiza igihugu gikeneye. Muraza kunyemerera nkiri kuri iyi ngingo ya mbere nze kuvuga indangagaciro za ndi umukristo, mvuge n'indangagaciro za ndi umunyarwanda. Hari umuntu ushobora kuza kumbona muri iki kiganiro ati uyu musore noneho yinjiye muri politiki. Ibyo ndabizi cyane kuba ndi gukomeza ngaruka kwa aya magambo avuga ku gihugu na ndi umunyarwanda nkabihuza na ndi umukristo. Ndabizi ko analize na filozofi ari nyinshi ku bantu bankurikiye, ariko niba analize zawe na filozofi yawe iyo ari yo yose wabiterekamo, nuza gusanga bishingiye ku mpamvu z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uraza kunyumva. Naho nibishingira ku mitekerereze yawe n'imyemerere yawe ipfuye cyangwa ifututse iyo ari yo yose, ukuntu uza kumva iki kiganiro nubirebera mu yindi shusho itari gospel, itari ubutumwa bwiza, ndabizi ko analize ziza kukubana nyinshi ndetse cyane. Ariko ndashima Imana ko ubutumwa Imana yampaye ku Banyarwanda ari ubutumwa bukiza kandi ari ubutumwa bubakura mu rwobo bari barimo, bamwe na bamwe si bose. Iyi message nk'iyi ije, ntabwo Imana yizanye message nk'iyi, ubutumwa nk'ubu ntabwo buba bureba abantu bose bari kubwumva. Sinihame sinitegeko n'ubundi ko uza kwemera ibintu ndi kuvuga 100% gubyemeranye nanjye, kuko nabihawe tutari kumwe. Ahubwo nyirabyo wo kubyumva nyine araza kubyumva, cyakora naza kugira umugisha araza no kubyumvira. Njyewe yantumye ngo nongere mbibutse indangagaciro za ndi umukristo. Irantuma ngo ko mwiyita abakristo ariko mukihakana indangagaciro zaho muvuka naho mukomoka. Identite zanyu zanditse wiki, amarangamuntu yanyu yanditse wiki. Muri iki kiganiro, muri ubu butumwa turarebera hamwe umukristo arinde. Tumaze igihe kinini, tumaze imyaka myinshi, hari igice cy'abantu bakiriye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nabi. Babwakiriye mu buryo butari bwo, cyangwa bakiriye ubutumwa bwa Yesu wundi umwe Paulo yajyaga avuga. Abantu bashiduka bicaye mu rusengero ku bwinshi gusa, ukabona urusengero rurakubise ruruzuye, ati hano hasengera 3,000. Ariko wajya gushakamo abakristo bamaze guhinduka koko, ngo bahinduke mu mvugo no mu ngiro, base na Kristo, bagende nkuko Kristo yagendaga, bitware nkuko yitwaraga, bumva ibintu nkuko Yesu yabyumvaga, wabashaka ukababura. Abantu bakaba bari kuri titre gusa ya ndi umukristo. Ejo wakwinjira muri dosiye ziri muri Niba ukumva ngo wa muntu usengera mu itorero runaka yafashe umwana ku ngufu. Wakwinjira handi mu nzego zibifitiye ububasha ati dore wa muntu w'umukristo wa mugenzi ujya mu ijuru aje gusaba gatanya.
ejo wakwinjira ahandi hatandukanye mu nzego zibifitiye ububasha za leta ukajya kumva ngo wa mukristo wanyu yishe umuntu. Yantumye ngo mbabwire ngo abameze utyo mureke kwibeshya ubugingo mu itorero ry'Imana. Icyo ni nacyo kintu kijya kiba ku banyedini batahindutse abakristo. Hari abantu bicaye mu nsengero, hari abantu bicaye mu nzu y'Imana, niba badahindutse ikintu cyonyine bari gukora no gutegerereza mu rusengero kuzaharimbukira. Bishoboka ko impanda yavuga uri gusenga uri mu rusengero ntujye mu ijuru. Nimukajye mutekereza ko abantu bose baba bicaye mu rusengero ari inzira yo kujya mu ijuru. Biterwa n'ukuntu wahageze n'icyahakuzanye n'intego y'urugendo rwawe. Umuntu ashobora kuba imyaka 30 mu nzu y'Imana atarahinduka ngo abe umukristo wa Kristo. Umuntu ashobora kumara imyaka n'imyaniko mu nzu y'Imana Kristo ataramubonamo umukristo ukwiye. Niba ibyo ukora, niba ibyo uvuga, niba imigenzereze yawe n'imyitwarire yawe itandukanye n'indangagaciro ziranga umunyarwanda, nushaka kuba umukongomani uri kureba iki kiganiro, nushaka kuba umurundi, nushaka kuba umuki, igihugu cyose waberereyemo ukaba wagize umugisha wo kundeba, ndakubwiza ukuri, genzura mu ndangagaciro zigize cyangwa se ziranga igihugu cyawe, wifigisemo nusanga hari ibyo uhamanya n'icyo gihugu, ntuzongere gukora ikosa ryo kwiyita umukristo. Mwitegure kuruka ibintu byose mwameze bitari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Twagize umwako n'ishyano tugira abigisha babi bagenda badushyeshyenga, batwigisha ubutumwa babucuritse ku bw'inyungu bari bafite mu ibyo bintu zabo bwite. Barangije batubwira Yesu wundi utari Kristo, badushyiraho inyoroshyo, baratwohereza, banga gukanda igisebe, banga gukanda ikibyimba ngo kimeneke. Barangije barabafata barabashyeshyenga. Wajya ukora icyaha kugira ngo uhure n'ijwi rikwihanisha ngo uhinduke umukristo mwiza uzaraga ubwami bw'Imana, ahubwo ugahura n'abahanuzi bakubeshya ndetse bagushyeshyenga. Niba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, niba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butabereyeho kuduhugura no kudukosora no kutugorora ngo tuve mu nzira igoramye tujye mu nzira nziza Imana idushakamo, ubwo si ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ubwo kubwira abantu ngo bihane, bareke ikibi, bayoboke inzira nziza y'ubwami bw'Imana. Niba amagambo wabwiwe ugikizwa atari amagambo yakwihanishaga kuvuga ngo ureke icyaha ndetse ntuzongere gukora icyaha ukundi, ubwo si ubutumwa bwiza wabwiwe, ahubwo bashobora kuba baragufashije kukwereka mu biganza by'Imana ariko bakaguhisha mu maso yayo. Mu biganza by'Imana hava abagore beza, mu biganza by'Imana hava amafaranga, mu biganza by'Imana hava imodoka, mu biganza by'Imana havamo ibibanza, mu biganza by'Imana havamo imibereho. Mu maso y'Imana, haleluya, harimo ubuzima bw'iteka. Mu maso y'Imana harimo urukundo, mu maso y'Imana harimo igitsure cy'umurimo wayo. Imana yari yaradusabye ko dushaka mu maso hayo, mu biganza byayo, ikahaduha tutiriwe tuhasengera. None dusigaye duhangana no gushaka kubona ibituruka mu biganza by'Imana, nta mu maso hayo twigeze tureba. Mufitanye urubanza n'ijuru. Bantu muzi ko muri ibyo byiciro ndi kuvuga. Uri umukristo, ndeka ngaruke. Uhakana ndi umunyarwanda.
ariko ngo uri umukristo. Munyemerere muri iki cyiciro ndiho cya mbere cy'ubutumwa tuvuge ku ndangagaciro za ndi umukristo, tuvuge no ku ndangagaciro za ndi umunyarwanda. Hari abantu benshi cyane birirwa bashaka gukora amakosa kuri sosiyete, kandi akaba ari amakosa yagira ingaruka ku bantu benshi, ariko barangiza bakiyorosa ikintu cy'amadini. Bakibwira ko icyo kintu biyoroshe cy'ubukristo butari bwo bupfuye kizabafasha kwiyeza no guhinduka abera. Oya, iyo message n'ubwo butumwa burapfuye sibwo. Ndashimana ko ndi kuganira n'abantu mu Kinyarwanda kandi bacyumva neza. Hari version nshaka kubaha itanditse muri Bibiliya, ariko mukwiye kwandika mu mitima yanyu. Imana irifuza ko u Rwanda rugira abanyarwanda beza. Mbere yo kwitwa ndi umukristo, nuba umunyarwanda mwiza igihugu cyifuza kandi gikeneye, ndi umukristo uba wayikandagiyemo kandi zizana. Nuba ndi umukristo ihamanya na ndi umunyarwanda, uri kubeshya igihugu. Wiyorosha ishusho ya Kristo, ushobora kuba witije icyo gihu kugira ngo ubone uburyo ugikoreramo amakosa. Nababwiye ngo ngiye kubasomera verisiyo itari muri Bibiliya ariko yuzuye ukuri. Ndi kuganira n'abanyarwanda. Umuntu utambaye indangagaciro za ndi umukristo nazaraga ubwami bw'Imana, kuri ko Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. None sahangeze hari umuntu utari kwasobanukirwa. Niba utambaye indangagaciro za ndi umukristo ntabwo uzaraga ubugingo, kuko Kristo ntakuze, kuko Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Umuntu utambaye indangagaciro za ndi umunyarwanda akwiye kwikarasa nkaho u Rwanda rutamuzi, kuko umunyarwanda mwiza tumubwirwa n'ibimuranga kurusha ko afite irangamuntu nuko yabivukiyemo. Nese icyo ngicyo hari umuntu wajya kugisesengura cyangwa hari umuntu utari kugishyikira? Buri gihugu kigira umuco kiranga ukagitandukanya n'ibindi bihugu. Umuco ugira uruhare runini mu mibereho n'iterambere ry'abagituye. Kugira ngo abanyarwanda bumve intera zitandukanye z'iterambere, bagire izabo kandi biborohere kuzigeraho, ni ngombwa ko zitegurwa zishingiye ku muco. Niko ibihugu bimwe byo muri Aziya bigiye bitandukanye byageze ku iterambere ryabo. No mu Rwanda harimo kandi ibikorwa byahinduye imibereho y'abanyarwanda bishingiye ku muco wacu. Urugero, imihigo, girinka. Donc ndi gutanga zangero mushobora kuba muzi z'ibintu biba mu Rwanda gusa ushobora kudasanga ahandi. Muri Kongo ntagira nk'ihaba nubwo ntajya magenda, muri Tanzania. Donc njewe ikigano ukuru ndi gukora iyi message, ndi gushaka guhuza indangagaciro za ndi umunyarwanda n'umuco n'indangagaciro za ndi umukristo. Urebe ko utajya wibeshya ubugingo mu itorero utarabanje guhinduka umunyarwanda mwiza, maze ugira ngo wahinduka umukristo mwiza utabanje kuba umunyarwanda, kubera ko umunyarwanda afite values zikwiye kuba zimunaga nk'umunyarwanda. Utaza rero kuba wicaye mu rusengero kavuga ati turamwana ibintu, ariko ati ati ndi umunyarwanda, ati ibyo nibyo abanyepolitike wa mwana we bive. Dore naho ngaho mwapfiriye n'abantu usanga bayobera, kubera ko hari ibintu badashaka gushyira mu matwi yabo no kumva, bakagira abandi babitwerera, bityo bikabyara ubujiji bwohereza abantu mu byaha, ku buryo umuntu ashobora kuza akakubwira ngo jya kwica undi akoresheje ijambo ry'Imana, kandi ukabona biri ahantu iri kubikwemerera ukajya kubikora.
si ubwa mbere abantu biyorosa Bibiliya bagakora ibyaha n'amakosa. Ufite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo mu muhanda, ntabwo ibyo ngibyo bikanganye kugira ngo biguhindure umunyarwanda u Rwanda rwifuza. Umunyarwanda n'umukristo mwiza twifuza, yaba uw'ijuru ryifuza yaba n'uw'igihugu cyifuza, ni umuntu amaze kumacinga akagwa muri beat akagwa muri tempo neza ku ndangagaciro zikwiye kuranga umunyarwanda. Niba utazifite wibeshya nturaba umukristo. Narindi kuvuga zino nkingi zishobora gushingira ku muco, inkingi zishobora gushingira ku muco ukabona ziri gufasha umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibyo narindi kwifatira ku rugero rw'u Rwanda, nawe ubishyire mu mico ibiwanyu mu gihugu uherereyemo. Twabonyemo gira inka, tubona gahunda y'ubudehe, gahunda y'umuganda, ubugoroba w'ababyeyi, umushyikirano, umwiherero w'abayobozi n'abunzi n'inkiko gacaca. Donc ibi bintu ndimo ndavuga ndimo ndasobanura nkeka ko umuntu wese ari kunyumva, kuko ni ibintu u Rwanda tuziranyeho twese. Izi nkingi zishingiye ku muco wacu zibasha kudupozisiyona no kuduhindura abanyarwanda beza, kubera ko uyu muco uturanga. Nababwiye ngo muraza kumva ndi umukristo na ndi umunyarwanda, isano irimo hagati byenda kugirana ni ukuri kose mbesubiyemo. Ntushobora kuba ndi umukristo mwiza utabanje kuba ndi umunyarwanda mwiza. Icyo giforomate gisibe. Mu kanya ndaza mpuze indangagaciro za ndi umukristo n'iza ndi umunyarwanda, maze wishaka kugiraho wikarasa. Wicaye mu rusengero wiyoroshe ishusho y'ubukristo, kuko ku cyumweru tubona buri gihe mu materaniro wambaye na costume uzi imbere y'abantu wicaye na Bibiliya. Warangiza uko wicaye ku ruhimbi niko uri kugambanira pasiteri mwicaranye mugenzi wawe, wohereza ama message atandukanye ahantu adakwiye koherezwa, umucurisha ucuri dosiye zembi zo kumwicisha ndetse no kumugambanira, kandi uwo ngo yitwa mwene soda. None se umunyarwanda mwiza aragambana? Aho yarega mureke tuvuge ibintu mu mazina, tunaganire tuve mu buryarya, tureka kubeshya Imana. Nababwiye ngo ibintu byose mwamize mwakiriye bitari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mwitegure kubiruka. Wicaye mu rusengero uri umuririmbyi, uri umudiyakone, mu gihe aho bakirira abashyitsi ucunze umushyitsi asohotse, ufashe uburozi ushyize mu cyayi cye. What? Mu cyayi yaragiye kunywa, ufashe uburozi ushyize mu biryo yaragiye kurya, kubera ko ngo utinze mu rusengero witwa umukristo maze imyaka 30, tukubona tukwita umukristo. Umukristo araroga, umukristo arica, umukristo amena amaraso. Tuzana ingero. Mureke kubeshya. Nta mukristo w'umurozi ubaho. Mu ndangagaciro zigize ziranga umunyarwanda, ese kuroga bibamo? Ni mu b'abanyarwanda beza ubukristo buzikora, ni mu b'abanyarwanda beza ubukristo buzizana, ni mu b'abarundi igihugu cy'u Burundi cyifuza ubukristo buzizana, ni mube abanyamerika, Amerika yifuza muri values za Amerika. Amerika ndayubaha n'igihugu kigendera kuyoboka Mana. Nuhinduka umunyamerika mwiza Amerika yifuza muri values za USA, sinagombwa kuzabwira abantu kuri umukristo. Nushaka no guterana uzabireke, kuko guterana ikintu bidufasha byitwa guterana kwera. Ikintu bidufasha no kujya dukomezanye mu byo twemera n'ibyo twizeye. Hari impamvu nyinshi cyane zitandukanye zatumye abantu binjira mu nsengero. Hari n'abantu binjiye mu nsengero atari impamvu z'ubutumwa bwiza, ubwo ari izindi proje bari bikoreye bari bafite kugira ngo biyoroshe ikintu cyanda umukristo bagikoreremo amakosa ku gihugu.
ndetse no kuri sosiyete muri rusange. Uzi ko idini rijya kuregana we? Idini rijya kuregana. Idini niryo rihamagara inzego za politiki kuza mu rusengero. Ntabwo urwego rwa politiki rufite imirongo migari ya politiki rushinzwe igamije kandi inyungu z'abaturage. Kandi natwe aho twicaye mu nsengero zitandukanye twibuka ko hari turi abaturage b'igihugu. Igihe cyose hagize ikintu gikorerwa mu rusengero nabi kidahuye n'indangagaciro za ndi umunyarwanda, uzabuhamagaye leta kuko barareberera umubare nyamwinshi. Niba abantu mu rusengero bashobora kurwana mu materaniro wenda bapfa amaturo, ukabona pastor afashe undi mu ishingu, habayeho no kuvusha amaraso bapfa amaturo, bibereye mu rusengero ariko leta iritaba, ndabeshya? Kubera iki? Urahohoteye, urakubise, urarwanye, kandi ntibiri mu ndangagaciro z'umunyarwanda. Nta munyarwanda urwana, nta munyarwanda wica, nta munyarwanda umena amaraso. Nubikorera mu rusengero kuko wiyoroshe ndi umukristo, ntabwo biguha agaciro, ntabwo binagufavoriza kuba ati yo ibi bintu by'isi nubwo yishe ari umwana w'Imana, disi yishe ari umugenzi ujya mu ijuru, ntabwo dukwiye kuba twinjirana ngo tujye kurangiza uru rubanza. No, uhamagaye ubuyobozi. Hari abanyamadini bamwe bujuje ibirego, bahora bashora bongerera inzego za leta akazi katari akabo. Idini ryari ryarashyizeho ngo kugira ngo riruhure leta, riruhure inzego z'amapolitiki. Umurongo wa politiki ufite imirongo migari ugenderaho ubareba wabo. Ntibyari na ngombwa byo kwibaza uko amadini akora kubera ko bafite umurongo wa politiki ubagenga. None amakosa akorerwa muri ndi umukristo kubera ko twagize ishyano, abakristo bamwe biyorosa ishusho ya ndi umukristo batabanje guhinduka abanyarwanda beza u Rwanda rwifuza. Niyo mpamvu uyu munsi usanga uvuga ngo okay, muri rusengero runaka habayemo ikibazo gitandukanye, abakristo babiri bagiranye ikibazo, none turasaba inzego za leta ko ziza kuturenganura no kudufasha muri icyo kibazo cyabereye mu rusengero. Twahamagaye leta iratwitaba kuko hari ahantu mwicaye mu bakristo, ntabwo igihugu cyangwa leta ishobora kwemera umuturage wabo harenganira. Uri umukristo ariko ufite ahantu ubutumwa bwiza bwagusanze ariho mu Rwanda. Niba hari ikintu kije gucokoza ku ndangagaciro z'umunyarwanda bikamusanga mu rusengero, leta iritaba, iraza mu rusengero. Umuturage wacu abaye iki? Hari umwana wafashwe ku ngufu runaka, ngo yafashwe n'umupasiteri, yafashwe n'umwarimu, yafashwe n'umudiyakoni, yafashwe n'umucuranzi. Ubwo n'abakristo ndi kuvuga. Uhamagaye leta, wafashe umwana ku ngufu, hari amategeko agenga arenganura ashinzwe uburenganzira bw'abana. Niba wahohoteye, hari urwego runaka rwa politike rutari urwaririjiye uhamagaye. Hari n'abanyamadini babi bihishe mu nsengero, baje gukora ibindi bintu bitari ugusenga. Bahoza ubwami bw'Imana, bahoza ubwoko bw'Imana ku nkeke z'ibirego bitandukanye zo kubarega. Kubashakamwe ibirego ku ngufu. Kubera iki? Ikintu cyabazanye mu nzu y'Imana cyangwa mu rusengero ntabwo ari impamvu y'ubutumwa bwiza. Bananiwe kuba abanyarwanda beza, bananirwa no kuba abakristo beza, ahubwo bashaka kuyobya intore z'Imana nimba bibaye ngombwa, kuko na Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo mu minsi y'imperuka, mu bihe bigoye, hazaza abantu bayobya n'intore z'Imana niba ari ngombwa. Uzi ko ndi kubona byabaye ngombwa, hari intore nyinshi ziri kuyobywa kubera kwigishwa ibitari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uhoza mwene so ku kagambane, gukizwa ngo uhinduke umukristo mwiza byarakunaniye. Kwifigisa ngo uhinduke umunyarwanda mwiza igihugu cyifuza byarakunaniye. Ariko waje kwiyorosa uruhu rw'intama muri ikirura. Bamwe bicara mu nsengero bahakorera amadini atandukanye. Mu ijuru, mu nzu y'Imana hazajya umuntu witwa umukristo, kandi umukristo mwiza ni uwamaze guhinduka, yarangiza guhinduka agasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro, akitoza kugenda nk'uko Kristo yagendaga, akitoza kuvuga nk'uko Kristo yavugaga. Niba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wakiriye butaraguhinduye, niba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wakiriye butaraguhinduye,
nturaba we, kuko umuntu wese uhuye na Kristo ikintu cya mbere abanza kumukorera ni ukumuhindura. Dufite ikibazo cy'abakristo benshi, cy'abantu bitwa abakristo bahindukiye ariko ntibahinduka. Umuntu akaba yari ari kureba muri iyi pozisiyo y'ibumoso, noneho iburyo bwe hagasonera ijwi rimuburira ati, bantu muri kureba ibumoso murapfuye, hari umuriro utazima uri kwaka mugiye kuzajyamo. Noneho hagakora igikorwa cyo kujijisha, ariko Yesu ntabwo ajijishwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntibujijishwe, kuko hari abantu bicaye mu nzu y'Imana bahategerereje umuriro utazima. Kubera iki? Baje mu rusengero kubera ubwoba. Bumvise amakuru y'umuriro utazima Gihenomu, noneho bibasanga bari mu busambanyi, abandi bibasanga muri ya pozisiyo y'ibumoso bari kugambana, abandi bibasanga bari kwica. Noneho kubera ijwi yumvise rimuburira rivuga ko hari umuriro utazima uzatwika abantu bagahora bashya kandi bagashya by'iteka, yahise afatwa n'ikintu cy'umwuka w'ubwoba, agira ngo arakijijwe, aza mu nzu y'Imana adakijijwe, atabaye umukristo mwiza, ahubwo ahunze ubwoba bw'umuriro. None bicaye mu nzu y'Imana, niyo hari akantu gato gakomye kerekana ko abantu bagiye gupfa ahita yikanga. Kandi niba warageze mu rusengero mu nzu y'Imana, kukikuza kwa Yesu Kristo biguhindisha umushyitsi bikagutera ubwoba. Bamwe barumva amakuru y'uruzi ngo rwa Efurate ngo rwakamye, ati biriya bintu biri muri bya bintu Yesu yavuze byo mu minsi y'imperuka, ati noneho turajya Imana yanjye ku ruzi rwa Efurate rwamaze gukama. Nta soni, uri umwana w'Imana wicaye mu rusengero, wumvisha amakuru y'ikimenyetso cyerekana yuko umwami wacu aje kujyana itorero, noneho kugira ngo unezezwe n'ibyo, ahubwo ufite ubwoba urahinda umushyitsi. Ahubwo wari uvuze ati, iyaba yaraje ejo, n'ibindi bimenyetso nibisohora umwami wacu aze kutureba. Sinzi uwo numvise yigisha mu minsi yashize ahantu ari mu masengesho, ati oya, Yesu naba aretse kuza, ati nyaboneka, ati hari ibintu byinshi tutarakemura tutaratunganya. Niba icyo utaratunganya biruta umunezero ugiye kwinjizwamo na so witeka n'iteka. Mureke tuvuge ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ibindi bintu mwamize byose mwakiriye bitari ubutumwa bwiza mwitegure kubiruka. Kuki wicaye ahantu wicaye uyu munsi? Kuki wicaye mu rusengero? Si ubundi waje mu rusengero gute? Wowe si umwuka w'ubwoba waguteye bakakubwira ati, tabasambanyi murapfuye, murarimbutse, bamwe ibinzoka murarimbutse, kabaye ati muzajya mu muriro utazima, umuriro uzabatwika. Ukaba uri hariya, uri mu gisopo, uri mu kabari, uri mu ndaya, none wakumva iryo jwi rikagutera ubwoba, ukaza mu nzu y'Imana bitewe n'ubwoba, utabitewe n'impamvu yo guhinduka kubw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wakiriye. Ahubwo n'ubu naho wicaye kuko utigeze wumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bw'ukuri, ahubwo wakira ubutumwa buguteye ubwoba. Hari abantu bazanye Imana imbere y'abantu, bazana Imana nk'ifite ubuhiri n'umupanga, bababwira amakuru, babaha igice cy'Imana kiri negatifu, bayibabwira nk'umwicanyi. Nimuruke ibintu mwamize bitari ubutumwa bwe. None bababwira Imana nk'umugome, bababwira Imana nk'umwicanyi, bababwira Imana nk'izanye umupanga, nk'izanye ubuhiri, nk'ifite ibitwaro bya kirimbuzi. Ati ni Imana yica, irabamaze, murarimbutse, murapfuye, mugiye mu muriro. Noneho muyumva gutyo, muyumva n'ubwoba. Babahisha igice cy'urukundo rw'Imana ko rugera kure, rusumba n'inyanja, rusumba n'ukwezi, rusumba n'izuba. Icyo gice mu butumwa bwiza mwakiriye barakibahisha. Mwumva Imana nk'iteye ubwoba, nk'umwicanyi, nk'umurimbuzi, nk'umuntu uzabajyana mu muriro utazima. Muhungira mu nzu y'Imana mutabitewe n'uko mwakijijwe, ahubwo mubiterwa n'umwuka w'ubwoba wabazanye. N'ubu mwicaye mu nzu y'Imana, iyo mwakiriye amakuru cyangwa mwumvise inkuru ivuga ku by'uwo mwami, nimumureba nk'Imana y'urukundo, ahubwo mumureba nk'umwicanyi, kuko ariyo message mwakiriye mugikizwa. Mwicaye mu nzu y'Imana mufite ubwoba, iyo mutoya agahenge mugahura n'abahanuzi b'ibinyoma bakababeshya bakabashyekenga. Usanga muvuye mu rusengero mugahitira mu busambanyi, usanga muvuye mu rusengero mugahitira n'ubundi kunywa inzoga za zindi mwari muri kunywa, mwumva ryajwi mugahunga mwiruka, mugira ngo muhunze umujinya w'Imana, kumba ahubwo mwara wizaniye neza, mwicaye muri pozisiyo yawo, kuko muhora mwumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu nsengero zitandukanye, ariko guhinduka ngo muse n'ibyo mwumva byarabananiye. Kubera iki? Ikintu cyabazanye mu nzu y'Imana ntabwo ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bwo n'umwuka w'ubwoba wabafashe. None ubwo bwoba bwarabazanye, bubicaza ku ntebe mu rusengero, byagarayemo, muratuje, muhora mwibeshya ubugingo mu itorero rya Kristo. Ibyo bigatuma bamwe
niho usanga umuntu ari umupagani wo mu rusengero, umuntu aza kuririmba avuye gusambana, umuntu aza kuririmba avuye mu kabari kunywa inzoga yarayasinze, ukabona umucuranzi yaraye mu gisopa anywa inzoga acuranga yanasinze, yarangiza mu gitondo agafata bya orubita agakanjagura kugira ngo umwuka w'inzoga utamunukaho, akoga n'utuzi vuba vuba dushyushye mu maso, akaza nawe aje mu nzu y'Imana yarayacurangira indaya zibyina, yarayacurangira abasinzi, wenda yararanye n'indaya, kubera ko ikintu cyamuzanye mu nzu y'Imana ari ukwishakira ibikoroti gusa, ukabona nawe aje mu nzu y'Imana adafite papose yo guhindurwa n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo avuga, ahubwo ukabona aje kubera indamo n'ibyo acunze mu nzu y'Imana. Iki ni igice mvuzeho cy'abantu bamwe batandukanye, hari n'abandi benshi batandukanye. Ukabona umuntu yaje mu rusengero kuko bamubwiye ko iyo uri pasiteri wicara imbere wambara ikote kandi ukaba uri umuntu w'umunyacyubahiro. Satani yigeze afata Yesu amushyira ku gasongero k'urusengero, aramuzamura hejuru kuri wa munara. Reba umunara, reba umusaraba aho ngaho kuri urwo rusengero, reba umusaraba umanitsaho. Niho Satani yamusize aramubwira ati umva, sikia, numfukamira ukandamya, ubu bwami bwose buraba ubwawe ndabuguha. Yesu Kristo akamubwira ati no, ibyo byari bikwiye, ariko umwami wanjye yaravuze ngo muramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Dufite abantu benshi birirwa bayobya ubutumwa bwiza bicaye ku gasongero k'urusengero, kubera ko ari abanyacyubahiro, ari abadakorwaho, batanga n'umusanzu, barakiranuka muri domene nyinshi zitandukanye. Nivuga gukiranuka ntabwo ari ugukiranuka kwa Kristo, ni ugukiranuka kw'abantu, ni ugukiranuka kwa sosiyete. Muraza guhitamo kumvira Imana cyangwa kumvira abantu. Kubera ko afite izina rikomeye ari bishop, yambara ibisaraba 76, azi imbere agasoma ibyanditswe, agasoma n'ivanjiri, munamutinya mwanga no kumucokoza, yirirwa abeshya nayobya intore z'Imana buri munsi uko bwije nuko bukiye. Izina rye ngo ntiricokozwa ntiritinyuka. Kubera iki? Dufite ikibazo cy'abantu bayobya ubutumwa kubera ko bari on top of the church, kubera ko bari ku gasongero ahandi Satani yateretse Yesu, bari hahantu yo tutabasha gutera n'amabuye ngo tuyahageze. Niyo bashatse kukurondora no kuguhanura, abadiakoni bacecekesha abahanuzi, timuceceke, uriya n'umuntu ukomeye nta uvugwaho, nimumutinyuke. Nyaboneka dufite abantu bicaye ku dusongero tw'itsengero, birirwa bagoreka ibyanditswe, banayobya intore z'Imana, bayobya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubera titre n'intebe bicayeho. Imana yantumye ngo mwitegure kuruka ibintu byose mwamize bitari ubutumwa bwiza. Irantuma ngo mubanze muhinduka abanyarwanda beza igihugu cyifuza, mbere yuko mwiyitirira indangagaciro za ndi umukristo. Kuko utabaye umunyarwanda mwiza ngo uba ufite values z'umunyarwanda, ntukabeshye kuri umukristo. Umva we, u Rwanda ntirwica. Ibyo wirirwamo mu rusengero uhereza abantu ibikombe by'uburozi ngo uri umudiyakoni, bakagutuma bakakugira igikoresho, mwahindutse ibikoresho bya Satani, mwaragiza mukaza kwesha ngo muri abakristo. U Rwanda ntiruroga. Umunyarwanda mwiza ntaroga. Umunyarwanda mwiza ntagambana. Umunyarwanda mwiza ntiyica. Ndi kwivugira umunyarwanda, reka ndi umukristo mbe biretse. Niba koko muri abanyarwanda basi, niba ndi umukristo bananiye, mwahindutse abanyarwanda mwiza, aho kugira ngo yite ndi umukristo basi ukaba fier yo kuvuga ngo ndi umunyarwanda. Am Rwandan by values of the country. Mureke kubeshya Imana n'igihugu, ariko Imana yo ntibeshywa. Ushobora kubeshya igihugu ukagicanga, ukajya ukivuga neza, ukakiryoshya, wenda ukigambanira, cyo ukakibeshya bikamenyekana, ntikibimenye. Ariko ijuru muvuga ko muri gukorera, niba gukizwa neza ngo mwicare muhinduka abaragwa b'ubugingo buhoraho bibananiye, ni mwidekarare mu b'abapagani. Kuko uko mwumva byinshi ni nako muzabazwa byinshi. Ndi umunyarwanda banzirize ndi umukristo. Mureka kubeshya.
mbabwira indangagaciro zituranga, nawe vuga iziranga konga aho utuye. Hatagira uza kunyeka ngo wenda ko naje gukina politike no gukundisha abantu ndi umunyarwanda. Ndamutse nkundishije n'abantu ndi umunyarwanda ndamaze. Icyama ahubwo umunyarwanda wese umujene uri kundeba asohoke mu bidafite umumaro n'amateka mabi yaranze Afurika, ahubwo ajya ashimangira indangagaciro kuko ziranga igihugu cye. Ayo mahirwe se twayakuraye? Ndabaye ibintu ndi kurata se kuko duhinduka tukababyo kuruta ibyo badushutse n'ibyo batubeshye, tukicara mu nsengero turi mu madiru, twarangiza tukiyita abakristo bahe. Mu b'Abanyarwanda beza ndo abakristo zizana. Mwitegure kuruka ibintu byose mwamize bitari ubutumwa bwiza. Niyo ngingo ndiho. Indangagaciro za ndo makristo zikwiye kuba zibanzirizwa na ndi umunyarwanda, zikwiye kuba binasa, bifitanye isano. Ibyo bintu ukorera mu rusengero bipfuye bibi, igihugu cyarabigutumye. Niba wisanga mu ndangagaciro z'ubunyarwanda, mwaretse kubeshya, mwaretse tugahinduka, tukajya mu ijuru, tukareka kwiyorosa ibintu by'abarangamutima no kuyobywa n'abantu bicaye kuri top ku musaraba w'urusengero rumwe rumeze ntibacokozwa, ntibanavugwaho. Niyo ushatse kuvuga ibyabo baragucecekesha bakakuzibisha. Ticeceka, turiya no mushumba mwana, uriya no muvugizi, uriya ni bishop, uriya na apotre. Ticeceka. Mwijuru hazajya ndi umukristo. Mwijuru nta apotre uzajyayo. Mwijuru ntihazajya bishop. Mwijuru ntihazajya revera, ntihazajya musenyeri na kanoni, ntihazajya dogita. Mwijuru hazajya ndi umukristo gusa. No mu Rwanda hazaba ndi umunyarwanda. Ubwo wambaza se ngo nta ndi umunyarwanda izaba mwijuru? Hazaba ndi umunyarwanda wahindutse ndi umukristo. Ndi umunyarwanda na ndi umukristo bifitanye isano ituranye. Erega impamvu ndi gukora ibi bintu, njyewe numvise iyo message ibyigana muri ibi bintu njyanyemo, ko atari uyu murongo nsanzwe nkorera mu ivuga butumwa, ko atari uyu murongo nsanzwe nkorera mu ibiganiro. Kuki ushimye ko muri aka kanya none mvuga ku bintu nk'ibi ko mbitinya? Ariko mbuzwa amahoro no kuryama, ndavuga ngo ndaza mbivuge. Ndashima Imana ko ndi gukora icyo Imana yanyeretse kandi ndi kugikora neza. Are you Christian? Munyarwanda, wihakana u Rwanda none ngo uri umukristo. Ariko nukurika Imana bisekeje binababaje. Reka turebe za ndangagaciro z'abakristo n'iz'Abanyarwanda. Kandi mwibuka ko kutubahiriza indangagaciro z'igihugu za Afurika, twara Afurika imwe. N'ubu politike yacu ibihugu bitandukanye bya Afurika baravuga ngo Afurika yunze ubumwe. Ariko ni gute abantu bari inifiye batekereza kwica? Tubaye koko Afurika yunze ubumwe, muri Kongo hagira amahoro, mu Rwanda, mu Zambia, Zimbabwe, Tanzania, South Africa. Ni gute twatura ubumwe hakabamo abatabufite? Nuko harimo bamwe muri twe batakaje indangagaciro nyine za Afurika yunze ubumwe. Nese noneho urwo so urugero ntanze ruri kuri aspect politique. Niba turirimba Afurika yunze ubumwe, yo u Rwanda rurahore mu Burundi, abarundi tubahe ku muriro, Abanyatanzania barahore mu Rwanda duhane ku muriro, Abagande nimba babuze ikibiriti kugira ngo bacane tubahe ibyambi mike baca. Iyo South Africa yunze ubumwe. Reka tubikire muri aspect politique. Kimwe mu bintu bituma ibyago biba ku gihugu icyo ari cyo cyose
nuko hari igice cy'abantu bamwe baba bamaze gutakaza indangagaciro z'icyo gihugu. Niyo mpamvu uyu munsi tubiririmba tubitsindagira. Erega kuvuga ngo ndi umukristo n'igisambo cyabivuga. Umuntu ntabwo agira uwo ari we n'izina yitwa, agirwa uwo ari we no gukora iby'iryo zina. Ndi umukristo, Kristo yitwara gute? Niba ijisho ryawe ry'ibumoso rigucumuje, ikiza nuko warinogoramwo ukazajya mu ijuru uri kajisho, ariko ukaraga ubugingo buhoraho. Mwene so nagukubita urushyi uhindukiza undi musaya akubite n'ahandi. Ntukajye ugambira na rimwe kumwishyura ibyo yagukoreye. Mufata imfubyi, mufashe n'abapfakazi, mufashe abababaye, mugemurira abari kwa muganga n'abari mu nzu z'imbohe. Mukundane nk'uko nabakunze. Ngizo indangagaciro, values za Kristo. Waranyuzwa ngo ndi umukristo, ariko wajya kurya ugafata ibiryo ukabimena. Hari umwana uri ariko mwaretse kubeshya tugahindurwa n'ubutumwa tuvuga. Ugafata ibiryo ukabimena. Kumena ibiryo, hari umwana waburaye ugiye kwicwa n'inzara umureba ku rubaraza, ariko ukavuga ngo ibi biryo ni mu bihimbwa zanjye, ni mu bimene. Warangiza ku cyumweru ukaza ufite bibiri uje gusenga, nge ndi umukristo nzahura ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Mu bintu byose gukiranuka ku biryo byakora. No gukiranuka ku biryo byanze mwana. Nimuruka ibintu mwamize bitari ubutumwa bwiza. Nimushaka mutangire hazero. Mu ijuru hazajya umuntu ukijijwe neza. Ntihazajya umuntu wakoze ibyaha bikeya n'uwakoze byinshi. Hari igihe mujya mugira amajwi abongorera y'amarangamutima, kavuga tereka abantu. Tiburi Imana izajya ishyira ku munzani ireba ufite byinshi. Tinjyawe tisi gutukana no kubeshya si ububyandimbuza. Kwiba icya 10 n'amatoro si ububyandimbuza. Ntabwo byakurimbuza. Wamaze kwiyeza neza, no kwiyeza cyakora sinjyana n'ubundi yo mugiye kwihana muvuga ngo tugeze mu mwanya wo kwiyeza. Yewe mujye mwiyeza nyine, mufite ibyo mwiyezaho n'ibyo mutabasha kwiyeza. Twebwe ntabwo twiyeza, nta mukristo wiyeza. Umukristo twarejejwe, duhora twirebera muri iyo ndorerwamo y'igikorwa twakorewe. Icyo dukora ni ukwicuza. Kwicuza amabi, kwicuza icyo tuba twakoze kitari cyiza. Ariko wowe ntabwo ufite ububasha bwo kwiyeza no kwitunganya. Hari umwami watunganye ku bwacu, twitwa abakiranutsi tutabikomeye kuri kamere zacu. Ubwo gutumbira mu ijuru tukabona y'umuntu umwe wakiranutse ku bwacu, bigatuma natwe twitwa abakiranutsi. Nimwisuzume murebe ibintu byose biryamye mu ndangagaciro z'umunyarwanda. Murebe ko bitaryamye mu ndangagaciro z'umukristo. Mureke gukora amakosa mu nsengero no gukoreramo ibyaha bitandukanye. Ibyaha byo mu nsengero ukabona bihindutse ibyaha bigize icyaha cya leta. Warangiza gura umukristo. Oya, mwitegure kuruka ibintu byose mwamize bitari ubutumwa bwiza. Who is a Christian? Who is a Rwandan? Izo ndangagaciro ni izihe? Iki kintu nagihishuriwe nanjye mu buryo bwagutse. Niho nagiye numva uburemere bwabyo. Iyo bari kuvuga ngo ndi umunyarwanda, hari ukuntu biduca mu matwi nyine, ukuva umuntu wese arashaka kubyeterepeta no kubisobanura uko ashaka. Ukavuga ati okay, ubwo mfite irangamuntu nkaba mvuka mu karere ka Rusizi, nanjye ndiwe. Ntabwo tugirwa abanyarwanda n'amarangamuntu. Amarangamuntu na adresse. Icyo twita kuba umunyarwanda bikomoka mu bunyarwanda, ni moderive. Tugirwa abanyarwanda n'indangagaciro zituranga iyo uzifite kuko uburiwe. Ariko iyo uzihakana
ubugendana irangamuntu gusa ariko idafite umwirondoro. Reka turebere hamwe iki kintu. Aha. Reka turebe izi ndangagaciro, noneho turebe ko hari umukristo utazambaye koko umukristo wa nyawe. Aha. Sawa. Umva indangagaciro ziranga umuntu uvuga ko uri umunyarwanda mwiza. Gukunda igihugu, ubumwe. Mwunyumvire nimba ibi bintu hari icyaha bigize. Ubupfura n'umurimo. Gukunda igihugu, ubumwe, ubupfura, umurimo. Buri munyarwanda wese n'iki cyiciro akwiye kuba barurirwamo. Agomba kuba akunda igihugu. Agomba kuba ari umwe na mugenzi we. Yareba mugenzi we atambutse ati yo, uraho mwene wa, uraho umunyarwanda w'i Rwanda mugenzi wanjye. Kuba imfura ni ikintu cyumvikana. Ubumwe, kugira ahantu abana bari gukina nabi bashaka kugwa mu mwobo, aho gusunika ngo umwana gwe mukavuga ati yo dore umwana wanjye. Fata umwana wese nk'uwo, ariko mana yanjye igihugu kiraryoha. Ati fata umwana wese nk'uwawe. Kubusanze umwana w'umuturanyi wawe yambaye ubusuka mwambika, wambitse umwana wawe. Niba turi mu bumwe, none se ibyo bintu ni bibi ku muntu witwa ndi umukristo. Waruye ibiryo abana bagiye ku meza, urobanuye mwabawe gusa niba ugiye kugaburira. Ati abandi musigare mukina, mugira imikino myiza aho ku kibuga aho bari gukinira hanze. Abana bawe barahaza bagaruye mu bandi ngo bajye bakina nka wabahaye ibiryo ngo basangire. Warangiza ngo ufite ubumwe. Never. Iki kintu ngewe ndi kurwana, ndi guhangana n'umwuka w'abantu bambara bashaka kwitwa ndi umukristo ku ngufu, badasa n'ubunyarwanda, batanasa n'ubukristo, Kristo atabazi kubera ko abarebera mu ndorerwamo yo gukiranuka akababura. Nicyo kintu ndi kuvuga hano, ndi gusobanura gikomeye. Ubu butumwa bugizwe n'ingingo nyinshi, ariko urumva ndacyari ku ngingo imwe gusa, kandi ni nayikomeye. Nishaka bari nza gusorezaho. Are you Christian? Ukurikije ibiranga u Rwanda n'Abanyarwanda maze kugusomera, uri we? Cyangwa ugira ngo kuvuga ikinyarwanda biguhesha kuba we? Ugira ngo ndi guhuza ibintu bibiri kandi bifite aho bihuriye? Ugira ngo kubutera amakorasi meza ukaba ari n'umucuranzi w'umuhanga, urusengero rukomera amashyi, biguha kuba umukristo? Ugira ngo kuba uvuga ikinyarwanda cyiza wubahiriza amasaku nyese n'amasaku nyejuru biragufavoriza kuba umukristo? Mureke kubeshya. Mureke kubeshya. Mureke kubeshya igihugu n'Imana. Niduhinduka abanyarwanda beza. Igihe u Rwanda rutari, bamwe muri twe batari bambaye izi ndangagaciro, tuzi ingaruka byagize ku gihugu. Ntabwo twifuza abantu bashobora gushyira igihugu ahantu habi biyoroshe ndi umukristo ariko batabanje kuba ndi umunyarwanda. Tuzi ingero z'ahantu Bibiliya yakoreshejwe bakabwira umuntu nigo fata ubuhiri, bamusanze muri kiliziya agakubita mugenzi we. Ibyo nitubize. Tuzi abantu barambitse Bibiliya hasi mukanya, sibyo, mukanya nkako guhumbye bakamena amaraso, baritwaga ndi umukristo, ariko iyo bakiba abanyarwanda beza bafite ndi umunyarwanda ntibari gupima gukora ibyo.
mureke kubeshya. Iki gice cy'ubutumwa ndi kuvuga ntabwo kireba abanyarwanda bose, ntabwo kireba abantu bose. Ndi kubwira nyine ba nyir'ubutumwa. Kandi nyir'ubutumwa mpanze amaso ari no kundeba ndi gukora mu bisebe bye. Cyakora niba uri umwana w'ubugingo ushaka guhinduka, ushaka kuragwa igihugu cy'ijuru, uraza guhindurwa n'ibyo ndi kuvuga, kuko nawe ubwawe urabizi ko ari ukuri, nubwo ukuri kuryana mu matwi y'abantu. Nawe ubwawe uri kundeba uri kuvuga ati iki kintu, iki cyane, iki gihungu, iki gisore, nubwo kiri kutujombagura ibikwasa ariko cyaduhaye, kiri mu murongo rwose, nubwo ari umurongo tutendaga kuba dushima, kiri kutubwiza ukuri. Ibyo ndabizi imitima yanyu iri kubacumitira kubibabwira. Muhindurwe nabyo. Mwabaye ibirumira habiri, mwabaye nk'uruva aho mugeze musanaho. Uraba wicaye mu rusengero ukabura umukobwa cyangwa uri umudamu mwiza utera amakorase, ariko ukaburi kwandikirana message na dirija wa korali za hoteli muhuramo mugiye gusambana. Ugera muri hoteli ugahinduka umusambanyi, wagira mu rusengero ugahinduka umuririmbyi. Mwitegure kuruka ibintu byose mwamize bitari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko nyiri itorero aje kurijyana. Niba mudashaka guhinduka, murabeshya igihugu ariko ntimuza kubeshya nyiri uyu murimo. Hari umunsi umwe bigiye kuzasobanuka byose. Haze taburo isobanura buri kimwe. Niba warinjiye mu nzu y'Imana ukaba ubona guhinduka byarakunaniye, idekarare. Nushaka kujya ufite n'inzoga, wicare ku irembo ry'urusengero yihanywere. Nushaka kujya usambaniraho, ni kuko nubundi kuba mu nzu y'Imana utahinduwe n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buhora buguca mu matwi, ukaba udashaka guhinduka umugenzi ugana Siyoni. Erura, niba ari ugusara kuramwe imyenda usara abantu bose babibona. Ndabeshya cameraman. Nukuri kuza. Ni wisemo no kuba umukristo. Umukristo maramaze uve mu mafoto, uve mu dutiku, uve mu bagamba, uve mu burozi, uve mu kubeshya. Bamwe biringira abakomeye, birirwa badutera ubwoba. Yewe have wicokoza ibyo bintu, uziko nziranye n'uyu muntu mwana cyapaye. Nziranye n'uyu muntu hano ndahakomanga nkahinjira, ukomanga ho kahinjira se. Uretse ubuntu bw'Imana babo bigutije nabwo mukanya nkako guhumbya, ugira ngo uwo muntu wiringiye ukomeye ufata nk'icyitegererezo. Wirirwa usheraho ibirego by'abanyetorero, akabaye kose ikibazo kibereye mu rusengero ufite ahantu reportinga bitabareba. Bibereye mu bibazo bari guhangana n'abana bo ku muhanda na zamaye nihobo n'ibiki byose n'ibindi bibazo, ubashyiriye n'ibyo mu rusengero bitabarebaga byari gukemurwa n'itorero. Ariko wirirwa mu rusengero wandikirana utumesaje n'ubuyobozi bwa leta butandukanye, uri kubongerera inshingano abo babyeyi. Uratuma bavuye mu byo barimo baje kureba n'ibiri kubera mu rusengero, nta n'ibibazo byari bihari. Mwabuze ibirego murega abantu ngo muzanye n'abakomeye, mwicara mu rusengero mwaje kugenzura ibihakorerwa, mutazanywe n'impamvu zo gusenga. Ni muruka ibintu byose mwamize bitari ubutumwa bwiza, kuko nyiri itorero araje kandi aje kurijyana. Kuki wicaye mu rusengero? Abandi baje mu nzu y'Imana bazanywe n'ibibazo. Kuzanwa n'ibibazo muri kubyumva ibyo ari byose. Ntabwo ari uko mwaje mufite ibibazo, ahubwo ibibazo byaje bibafite. Ukabona umuntu erega hari impamvu ibi kintu kigoreka ibi bintu byose. Ni source de formation, ni inkomoko y'amakuru y'ukuntu mwakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umwe yari yicaye mu rugo abona minerivare y'abana irabuze, kandi icyo gihe bwe bagomba kujya kwiga, abona hasigaye iminsi 3 ngo abana bajye ku ishuri. Ikibazo cya minerivare kiramuteruye kiramuhangatanye mu ntebe yari yicaye, mate haguruka tugende. Ni ikibazo kiri kumubwira haguruka tugende mwana, ati ari ahantu byashobora gukunda. Ikibazo kiramufashe kiramwikoreye kiramubangatanye no mu rusengero ngo ba aticara. Abandi baheze aho banze kutabyara, babonye ubugumba bubaruhije, ati yo tumva ubugumba bukamukomanga, tumva tuvugane haguruka. Ubugumba bukamufata bukamubangatana bukamwikorera bukamuzana gahoro gahoro no muri korari ngo ba ticara. Abandi bari mu bibazo by'ubukene, arabona agiye kuburara. Noneho ubukene bukamubwira ati umva tuvugane gato haguruka. Ntabwo mwaje mu nzu y'Imana
kubw'impamvu z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, niyo mpamvu musigaye mufata ibintu by'Imana mukabivanga, kuko icyabazanye ntabwo rwari urukundo mukunze Imana, ubwo mwaje muvuga ngo nihehe naba mpungiye ubu bukene. Bamwe mwinjiye mu nzu y'Imana kubera umwuka w'ubwoba, n'ubu muri mu nzu y'Imana mufite ubwoba, n'akantu kose kabaye gakomye muhita ko muhinda imishyitsi, kandi mwari mwarageze mu nzu y'uburuhukiro, kubera ko ubukene aribwo bwakuzanye mu rusengero, atari impamvu y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uhora wicaye mu rusengero utegereje kuzakira, umunsi Imana guhindura amateka ugasanga wahinduye icyiciro cy'ubuzima wavagamo. Ikintu kizabikubwira ko aricyo cyari cyarakuzanye ni uko uzasohoka mu rusengero ntibazongere kukubona. Nta bantu mujya mubona Imana isubiza ku wa gatanu, ku cyumweru haciyemo iminsi 2 gusa, kuko yafashe miliyoni 3 atarigeze atekereza ko yazifata. Wenda n'Imana koko yamwumviye bwa bukene bwamuzanye bumushyikije ku Mana isumba byose, yuzuye urukundo kandi itanga byose. Yamara gucakira miliyoni 3 azicakiye ku cyumweru, yaramaze imyaka 30 aba mu rusengero, azinduka mu materaniro, akoropa yitanga, asenga ubudasiba, yiyiriza ubusa, kubera urubazo rwaramubangatanye rumuterura mu rugo aho yari yicaye, rumutereka ku Mana. None ageze mu gihe Imana iramwumviye, iramusubije, imukijije ubwo bukene. Ukabona imukijije kwa gatanu, imuhaye miliyoni 3, wajya kumva ku cyumweru kuri uwo mugore washize iminsi 2 ngo bamufatiye muri hoteli ikomeye runaka, ngo aryamanye n'umugore w'umuyobozi. Kubera iki? Ntabwo yigeze aza mu rusengero aje gukizwa, ahubwo ni ikibazo cyari kimufite kiramubangatana, kimwicaza mu ntebe z'urusengero. Aravuga ati reka ntegerereza habasi ndebe ko naba mirakuka. Wowe ndakubaza uri kureba kino kiganiro, ni iki cyatumye uza mu nzu y'Imana? Ari wowe n'ikibazo cyawe, ninde wazanye undi? Ni ikibazo cyawe cyakuzanye ku Mana cyangwa niwe wakizanye? Byaba byiza ari wowe ukibangatanya ukakikorera ukagishyira Imana, ariko nikigukira ku mutwe akaba aricyo kikubangatana kikakwicana mu rusengero, ntabwo uzigera uryoherwa n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bazajya bavuga ngo Yesu azaza, wihebe wiganyira ati azaza gute se ndi kuburara? Ariko niba uri umwana w'Imana waje mu nzu y'Imana uzanywe n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uzajya ubona ugiye no kuburara, ugiye no kubwirirwa n'abana bashonje, utangira uvuge nk'aba kuki uvuge ngo naho imitini itatoha n'inzabibu ntizera imbuto, nta kabuza ko nishimana Uwiteka. Mureke duhinduke, rega nicyo dusabwa, nta kindi. Muve mu bintu mwiyoroshe by'imyitwarire n'amadini, nuko bamwe bambara ngo kuko mudasokoza nkatwe ntabwo muri abagenzi tujyana mu ijuru, kuko mutambara nk'ibyo twambara ati mwebwe ntimuzarikandagira. Oya, nimureke ibintu by'amadisipurine, mugende mukopere disipurine ya Yesu Kristo aba ariyo mugenderaho, kuko amadini by'ababeshya byose uko abategeka kwambara nuko nabategeka kwitwara biri mu nyungu z'idini kurusha kuba mu nyungu z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abandi mwirirwa mwibeshya ngo gukizwa ni mu mutima ngo ibyo bintu byanyu ngo igaraganga Imana gireba mu mutima, ngo ntabwire ibinyuma. No, umunyarwanda yaravuze ngo akuzuye umutima agasesekara ku munwa. Ngo niba ijisho ryawe rigucubuza rikuremo. Pawulo abivuga neza, aravuga ngo niba kurya inyama kwanjye bishobora kugira benshi bicumuza, ikiza nuko ntazirya. Wirirwa wambaye nka marayuza mu nzu y'Imana, wambaye ubusa, ijipo zigera hejuru y'amavi, wakwicara nabi n'abicaye bakareba ubwambure bw'abandi, bakareba imyenda wambariyemo imbere, warangiza ukikomanga ku gituza ngo gukizwa ni mu mutima. Ni gute gukizwa ni mu mutima ukaba uhindutse ikigusha cya bagenzi bawe? Bibiliya iravuga ngo nta kizabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Ufite ishyano n'amakuba niba utarahinduwe. Umuntu wahinduwe n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bumutegeka nuko yambara. Kose Mana yanjye, ibi bintu amatorero amwe ya gikristo hirwa rwana nabyo, yemwe mwambaye nabi, abandi ati mwambaye pasore, abandi ati mwaje mu nzu y'Imana nta masogisi. Ibi bintu nta kintu bishobora gusaidiya umugenzi, bishobora kumufasha gusa mu itorero arimo kugira ngo anezeze amaso y'abayobozi bamureba. Ariko niba umwuka wera ataraguhinduye ngo aguchallenging, akumvishe ko kuza mu nzu y'Imana wambaye utyo wambara ari bibi, nta kidini rishobora kugukoraho. Ahubwo icyo gihe uzahita kuhindura urusengero ujye mu rubyemera. Ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nibugukubita bukaguhonda bukakunoza, uzasigara uvuga ati hoya koko umuntu w'Imana umugenzi ujya mu ijuru yambara uti? Umukobwa ukijijwe yambara uti? Ndi kubasaba ko muhinduka abanyarwanda beza,
ndi umukristo izizana, kuko ubukristo bumaze bwahindutse igikoresho abantu benshi bihishamo bagakorera igihugu amakosa, bagahemukira bagenzi babo ngo nuko ku cyumweru ajya mu materaniro da. Singizi ndangagaciro nazivuze ziranga umunyarwanda. Reka tuvuge n'iziranga umukristo noneho muzihuze n'izando umunyarwanda twumve ko hari aho bitandukaniye. Reka tubihuze. Indangagaciro zando umukristo, reka ngeraho mushaka. Ubu bamwe bari gusesengura uyu mwana yivanze muri politiki. Reka ibintu mukwepa mudashaka no kuvuga no kwatura no kumva nibyo birangira bituma mukora amakosa mwitwaje imyemerere nayipfuye. Nta kibazo niba umuntu ashobora kwivanga muri politiki nziza irengera igihugu n'itorero. Umuntu yayivangamo. Niba ibyo mvuga bishobora kugira ingaruka kuri generation y'u Rwanda ruzaza rw'ejo hazaza, Imana ifasha ubwo nkomeze nivange mu politiki ndimo, kuko ni politiki nziza ku gihugu no ku itorero rya Kristo. Dore imbuto cyangwa indangagaciro ziranga umukristo. Reka tube turekizando umunyarwanda twazivuze. Mu rwandiko rw'Abagalatiya ibice 5:22 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana no kugira neza, n'ingeso nziza no gukiranuka. Ndasubiramo. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo n'amahoro, no kwihangana no kugira neza, n'ingeso nziza no gukiranuka. Bakristo bene data abanyarwanda torero rindeba, dore indangagaciro zanda umunyarwanda: gukunda igihugu. Urukundo nta hantu rugarutse. Nimuzi ibi bintu ndaba natamye, ndaba nayobye. Ubu nta hantu muri kumva urukundo rugarutse kabiri, haba igihugu kirashaka ko dukundana, kuko abanze kurugaragaza ibyo bakoze twarabibonye. None kuri uyu munsi baravuga ngo Banyarwanda mu bumwe muri Kristo Yesu mukundane. None no mu Bagalatiya Yesu aradusabye ati mugire urukundo. Nta sano ibi bintu bifitanye: gukunda igihugu, ubumwe, ubupfura n'umurimo. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo n'amahoro, no kwihangana, ariko kugira ubupfura nyine, no kugira neza, ubupfura, n'ingeso nziza no gukiranuka. Kuba umukristo mwiza no gukunda igihugu, no kugira ubumwe n'ubupfura, sibyo? Gukunda umurimo. Kuba umukristo mwiza ni urukundo, ibyishimo n'amahoro, kwihangana no kugira neza, n'ingeso nziza no gukiranuka. Gukiranuka bituruka ku ijambo gukirana. Gukiranuka no kugira ibyo ukirana nabyo ukabinesha. Hari abakirana n'ubusambanyi, amajwi menshi akabakongorera kujya gusambana, ufite n'ubushobozi bwo kubikora, bwo kugura umugore n'umukobwa uri ku rwego ushaka, ufite na message ziguhamagarira ku buntu, ariko ugakirana nabyo ukavuga no, I'm no longer a slave of sins. Ntabwo nkiri imbata y'ibyaha ukundi, namaze hari umugabo namaze kwiyegurira ubusingiye uriho ni Kristo uri muri. Kuvuga ati wabusambanye we tuza hagarara, umwana w'Imana ntasambana, ntaroga, ntiyica, ntagambanira igihugu, ntatukana, byose ugakirana nabyo ukanesha, icyo gihe ukiranutse. None ko wiyita umukiranutsi, wabashije gukiranuka mu biki?
ndi umukristo. Are you really Christian? Ko umukristo arangwa n'urukundo nk'uko izi mbuto zibitweretse mu Bagalatiya. Urakundana, urakundana. Wicaye mu nzu y'Imana witwa umukristo, umaze imyaka 30 usenga, ariko mu mutwe wawe haracyarimo setting yuko uri umututsi. Uracyabwira ubwenge bwawe ngo ndi umukristo ariko je suis n'umuhutu amemota. Ndabahakaniye, ijuru mujyamo ni irya Kamonyizi, si ijuru ry'Isiyoni. Nta muhutu n'umututsi bazajya mu ijuru. Mu ijuru hazajya abakristo, nk'uko mu Rwanda hatuye ndi umunyarwanda uzuye ubumwe no gukunda igihugu. Nicyo gikwiye kuba kizwi, kinavugwa mu matwi y'abantu, kinakorwa mu bikorwa dukora bya buri munsi. Hano ndaganira n'igice cy'abakristo cyane, abavuga ko ari abakristo. Wicaye mu nzu kwa Cinara Yesu, wicaye mu nzu y'Imana, bazanye umuntu ko kwicazanya nawe ati uyu ndabona atari mwene wacu. Mwene so ninde? Mwene so nuwo muhujwe n'impamvu y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ikindi urebaho ntigikwiye kuba kirebwaho. Waribeshye waje mu rusengero kubw'izindi mpamvu zitari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ushatse wasohoka, niba udashaka guhinduka rusohokamo, ureke gukomeza kwiyahuriraho imivumo. Byibura uzabazwe bike, kuko abumvishe byinshi bazabazwa byinshi. Ugiye gutora perezida wa korali, ubanje kwiga amateka n'aho akomoka, nkaho wakwize ubuhamya n'urugendo yagendanye na Kristo n'ibyo yakiranutsemo. Ubanje kubaza ati ese uyu yaba ari mwene wacu? Mwene wanyu ninde? Ikintu kibahuje gikomeye muri urwo rusengero mwahuriyemo, indangagaciro ya mbere ikwiye kubahuza niyo kwitwa ndi umunyarwanda. Mwarangiza mukaba ndi umukristo. Wajya gutora umuntu ku buyobozi ubwo ari bwo bwose, wajya kumwimika no kumushyiraho, ukamutorera ko ari umukristo mwiza n'umunyarwanda mwiza wamaze guhinduka muvugo no mu ngiro, akitoza kugenda nk'uko umunyarwanda wanyawe akwiye kugenda, ndetse n'umukristo wa Kristo akwiye kuba yitwara. Wabaswe n'ubwoko, none wicaye mu nzu y'Imana hategereje ubugingo buhoraho. Buhe? Igice cya kabiri cy'ubu buhamya kiragaruka ku iyi ngingo. Wasize byose, wasize ubwato bwawe, usiga n'inyanja wakuragamo amafi, none kujugunya inkota byarakunaniye. Yesu Kristo, tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo 26:52. Matayo 26:52. Iyi nkuru, iri somo ni ry'Imana yanzaniye muri ubwo butumwa. Aha, reka dusome duhereye ku burongo wa 50. Yesu aramubwira ati mugenzi wanjye, kora ikikuzanye. Maze baraza basumira Yesu baramufata. Umwe muri abo bari kumwe na Yesu arambura ukuboko, akora inkota ye, ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi.
maze Yesu aramusubiza ati subiza inkota yawe mu rwubati rwayo, kuko abatwara inkota bose bazicwa n'inkota. Mbese wibwira yuko ntabasha gusaba data akanyohereza abamarayika nonaha? Haleluya! Mbega umugabo mwiza, basaga legiyoni 12. Ariko rero bibaye bityo ibyanditswe byose byasohora bite? Kandi ariko bikwiriye kuba. Mu bigishwa ba Yesu Kristo mu ntumwa ze habagamo intumwa yitwa Petero. Petero yari yaramaramaje gukurikira Yesu, nuko aranabisinyira, agira n'aho akora dekarasiyo avuga ati njyewe no mu rupfu tuzajyana. Niba gutuka ubwo bazantuka, niba gukubita ubwo bazankubita, niba kubamba ubwo bazambamba. Ndagira ngo mbibutse ko iki atari icyifuzo kibi Petero yaragize, ariko yaragize icyifuzo kidashoboka, kuko igikombe Yesu Kristo yanywereyeho cyari icye wenyine gusa. Ntabwo ijambo ry'Imana ryigeze riteganya ko azagisangira n'undi ari we wese. Yakinyweye wenyine kugira ngo akinywe ku bwacu. Yesu yigeze atambuka ku nyanja, abarobyi bari kuroba nk'uko natwe tubikora, ahura n'umugabo bita Petero. Petero yari umuntu w'umurobyi ariko ufite n'ukuntu wizi bya gisirikare azi kurwana. Buriya hari aravuga ati nibyanga mu burobyi nzajya kwambara teni njye ku rugamba njye gushakiraho. Ku buryo mu bintu yagendanaga mu kuroba kwe n'inkota burya yari iri hafi. Ahari yaravuga ati abanzi bansanze muri ubu bwato twabasha guhangana nk'ikiza. Yesu amurebye aramutoranya nyine nk'uko ijambo rivuga ngo abo yahamagaye yarabatoranije. Aramuhamagara aranamuselekisiyona ati Petero, come on, nkurikira, ndashaka kuba uwanjye. Taho warobeye amafiti oya, tano ugiye kuba n'umurobyi w'abantu. Petero ati banzi ibi bintu bizatubuka, banza birimo akantu, hajemo no kuroba abantu kandi abantu batanga ibintu abishyize mu mibare ya kimuntu. Imwe tujya tureberamo ubutumwa bwiza tugashaka kubushyira mu mibare ya kimuntu, twavunjisha ntibihure. Ukabona ijambo ry'Imana ryamanutse hari ikintu rishaka kwitorero ukabivunja mu mibare ya kimuntu, agera mu rugo ukabona byanze burya, kandi bari bagwanuriye ko bikunze. Kimwe mu bintu bijya bitwica binagore ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo no kumva nabi context y'icyo Bibiliya yashatse kuvuga igihe yavugaga ibyanditswe birimo bitandukanye. Petero akurikira Yesu, uko agenda atindana na Yesu Kristo agenda amwumva aryoherwa n'ubutumwa bwiza, arabakonvenka aravuga ati okay, ubwato ndajugunye, ibyo kuroba ndabitaye, umugore n'abana ndabisize, niyemeje kugukurikira. Ariko amukurikira afite inkota. Ahari yateraga imibare ya kimuntu ngo ono sejame. Mwirivuga butumwa ndi kubona uyu mugabo wabona aka gakota ahantu kazakenerwa kagomba kugutabara. Umunsi umwe bagiye gufata Yesu ngo asohoze misiyo y'itorero yamuzanye. Mu myaka 40 bahari bamaze bagendana, abonye bagiye gucakira umwami wacu ari wo wabo, aravuga ati wow, sinagendaniye ka kantu busa, ndahanditabara. Akura inkota mu rwubati ngo akubita ugutwi k'umusirikare, ugutwi kugwa nk'iriya. Yesu ababazwa n'ikintu Petero akoze, avuga ngo
nta soni, urashaka kuburizamo misiyo yanzanye. Atari kuzi ko ikintu utangiye gukora ari ikinyerekeza mu kudacungurwa kw'abera. Subiza inkota yawe mu rwubate. Mukristo mwene data, nsoza iki kiganiro, ko washoboye kureka ubusambanyi bwarakuryoheraga, ko washoboye gukiranuka ku cya 10 n'amaturo byarakugoraga. Yesu yagusanze uri umucuruzi, uriganya, wiba, upima ku munzani ukabeshya ibiro. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bumaze kugucura, ibyo urabireka. Ko wimye inzoga warataramanaga n'abagabo bagenzi bawe, ukumva uguwe neza ko buri mu iteraniro ry'abanywi, kandi bikaba ntacyo byari bigutwaye. Kucya ko gakota wazanye mu rusengero ko utagasiga. Wanesheje ibintu 9 none icya 10 kirakunaniye. Reka nkwime ibyiringiro. Imana ntizaduha ubugingo igendeye ku mubare w'ibyo twakiranutsemo, izaduha ubugingo igendeye ko twakiranutse kuri buri kintu tukakinesha. Kuba wararetse kwica no kuroga no gusambana no gucuruza wiba no kunywa itabi no kunywa inzoga, ukaba warisigiye ivanguramoko, c'est un exemple. Ukaba wicara mu nzu y'Imana ukireba izuru rya mwene so, uvuga ngo uyu ni mugufi, uyu ni muremure, si mwene wacu. Ibyo bintu uretse no mu by'ubu bugingo bw'iteka, nta n'icyo byagusayidira mu bw'ubu buzima bwo kwitwa umunyarwanda, kuko tugeze kure mu iterambere kandi twiyubaka. Wambabariye, wakwibabariye, kw'ibyo wakiranutsemo ari byo byinshi, nako gakota ukakajugunya. Reba urugendo ugendanye na Yesu, ibihuru n'ubutayu usengeramo, n'amajoro wiyiriza ubusa, n'amateraniro y'abera uyobora. None urajya guselekisiona umwigisha uza kwigisha mu rusengero uyobora, ukabaza ngo ni umuhutu ni umututsi. Mu izina rya Yesu nababwiye ngo uretse no mu by'ubu bugingo, ndahari icyo byagusayidira mu by'ubu buzima, kuko umunyarwanda siwe twifuza. Tuzi ingaruka n'iki ibyo bintu byakoze ku gihugu. Wibyihishanya mu rusengero ngo ndagaruka kuri cya kintu cyo kuvuga ngo ndi umukristo. Are you sure? Are you a good Rwandan to become a good Christian? Ngiyi message nahawe. Wakwibabariye ni wowe wigirira, wakwakiriye uburi we. Ko Bibiliya ivuga ngo abageze muri Kristo Yesu baba bahindutse ibyaremwe bushya kubw'impamvu z'ubutumwa bwiza wakiriye. Wajugunya ibindi bintu byose wamize bitari ubutumwa, nako gakoto kakajugunya ko ibyo wakiranye nabyo gakiranuka ari byinshi. Wakiranutse no kwicyo kimwe, koko ugiye kurimbuzwa n'ikintu kimwe cyakunaniye kukireka no kugihindura. Njyewe ndashaka kuza gusengera no gusengana n'abantu. Wenda unyandikira anshyeshyenga, waganiriye neza, wagize ute mwana wacu. Wenda izo message zirakwiye, ariko sinzi ishaka cyane. Ndashaka umuntu umbwira ngo nasize byose
narahindukiye ngendanye na Yesu igihe kinini, maze imyaka 30 mu rusengero, ariko iki kintu kinyingingireho Imana. Umva, ndagushyira mu itsinda mu kiguri cy'abanyamasengesho bagusengera bagusabira imbaraga, byibura unyandikira uvuga ngo nakiranutse kwiba, ariko mu rusengero ninjiye mu nzu y'Imana maze imyaka 30, ariko singira urukundo. Imana yanyimye gukunda abantu. Hari abantu ndeba nkababona nk'inzoka. Yesu Kristo, ni gute ureba mwene so umunyarwanda mugenzi wawe niyo tutabizi na wenda mu by'ubukristo ukuvuga ngo ni igisimba cyangwa ni inzoka? Byibura nunyandikira uvuga ngo became kubw'ubutumwa bwiza wahawe n'Imana, natsinzwe n'urubanza rw'ibintu wavuze. Imana imbabarira, hari aho nakosheje. Burya maze imyaka myinshi mu rusengero, nanjye hari agakota nibitseho kananiye. Maze imyaka myinshi mu rusengero, guhinduka byarananiye, ndo umusambanyi. Nyingingira Uwiteka suka imbabazi ze ku buzima bwanjye. Ndabatangariza ko hashize imyaka isaga 2000 Yesu Kristo atangaje umwaka w'imbabazi igihe yari muri rya teraniro ngo uyu ni umwaka w'imbabazi. Umwaka w'imbabazi sumwe, hashize imyaka 2000 isaga turi mu myaka y'imbabazi. Ariko ndagira ngo mbibutse ko umwaka w'imbabazi ugiye kurangira. Mwitegure, ahari bwabari ubwa nyuma wumvisha amagambo akuburira agucyaha gukura mu kiburimo. Niba Yesu Kristo atinze kuza, urupfu ntirutinze. Hari abantu rega bajya batufata kuza kwa Yesu Kristo bakabituza kure yabo, bakagira ngo kuza kwa Yesu Kristo ntikungana n'ukuntu ahumeka. Uyu munsi uri guhumeka ureba iki kiganiro, ariko dushobora kumva inkuru yo mu gitondo ko wapfuye wavuye mu mubiri. Yesu yaje deja kuri wowe icyo gihe. Kuza kwa Yesu Kristo bitwegereye kujuka imyambaro twegereye. Tunabirebeye muri geography no muri science, tubivanye no mu mwuka. Ibimenyetso Yesu Kristo yasize atanze nk'ibimenyetso byo kuza kwe, byose ibyinshi bigeze kuri 70% bigaragara. N'abahanga muri geography n'abahanga mu by'isi bwabo barabona ko iyi si yashize byarangiye. Nimushaka muhunge, muve mu bibyo murimo bidatunganye, abandi mujugunye utwo dukota mwari mwitwaje, dutuma muhinduka abanyarwanda babi kandi turi mu Rwanda rwiza, bituma muhinduka abakristo babi kandi umaze imyaka 30 kiranuka, utanga amaturo, utanga icya 10, wararetse ubusinzi, wararetse ubusambanyi. None wicara mu nzu y'Imana ugifite akantu kakunaniye, kandi niyo ubonye umuntu mu rusengero uravuga ati dore kiri oya, ni mwene so winjiye. Siga amateka, wibagirwe ibindi bibi byose wanyuzemo byakuranze bitaheshaga Imana icyubahiro. Wibuke ko wamaze kugera muri Kristo Yesu, kandi wageze muri Kristo abahindutse cyari mwigisha. Maze ujugunye ibintu byose byakubuza kwinjira mu ijuru. Ugiye gukiranuka ku bintu 9 wamara amajo kareka, ugasiga ubwato bwawe aho uri kurobera n'abandi barobyi. Abantu batangiranye kurobana na Petero, burya muri kiriya gihe kiriya myaka yatindanye na Yesu, bo bari bageze kure baroba, bashobora kuba bari baranubatse na etage. Naho Petero yasize umugore, asiga abana, asiga ubwato, asiga n'inyanja, asiga n'amafi. None agakota ko kumva ko azihorera, akinjiranye inyuma ya Yesu Kristo. Nawe rondora umubare by'ibyo wakiranutse ukabishobora n'ibyo wasize, n'ukuntu urara amajoro usenga ukiyiriza ubusa iminsi 3 ukayishobora. None icyaha kimwe cyarakunaniye kukirana no kukireka burundu, ugiye kuzarimbuzwa n'icyaha kimwe mu byaha 10 wari ufite wanesheje 9. None ako kantu kagusigayemo mu mutwe kakubuza kuzinjira no kuzaraga ubwami bw'Imana, ko wakaranduye burundu ugasaba Imana, ugafata ubwo iminsi yo kwiriza nishaka ibicyumweru, ubwira Imana ati Imana namara maje gukiranuka, ariko ikintu wenda cy'amoko, c'est un exemple, cyanze kuva muri nge cyarambase, nakora iki? Imana yiteguye kukubabarira no kugutiza imbaraga mu rugendo rwose usigaje kugira ngo ujye mu ijuru. Uvuga ati Imana, maze imyaka 30 mu nzu yawe, ariko kureka ubusambanyi byaranze. Ndasambana nkanaririmba, ndasambana nkanabwiriza. Uvuga ati Imana, niyambuye iyi nkota. Imana yantumye ngo mbabwire ngo musubize inkota zanyu mu rwubati, kuko urugamba ni Yesu ruyoboye. Bene data, sinshaka ko mutamenya ibi bintu. Mu bigenzuza ijambo ry'Imana, niba umwuka wera ukoreye muri nge ari ubarimo, turaza guhamanya no kwemeranya ibintu ndi kuvuga. Torero ry'Imana, mwezwe, muhinduke, muba abanyarwanda beza, muba abakristo beza. Kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kuri bugufi ndetse cyane. Nge nsoje message yanjye, si yanjye, nsoje message nahawe n'Imana,
kandi ndashima Imana ko mvuze ibyo nagombaga kuvuga. Tugiye gusenga. Nukenera inyunganizi kubw'iki kiganiro, nje nta kibazo mfite, wemerewe kunyandikira, ariko ndifuza kwandikirwa n'abantu bavuga ngo dusabira imbaraga zo gusubiza inkota zacu mu rwubati. Harabirwa mu rusengero barwana bavuga ngo uyu muntu ngo ntabwo ari ukwiriye gukora umurimo w'Imana. Abandi barwanira imyanya y'ubuyobozi mu matorero bakanagambana bakicana, ati ndashaka kuba umushumba, ndashaka gusimbura uyu. Abandi bashaka kubigura, abandi ati ninjye ushaka kuba mwarimu w'iri torero, buriya ntakwiye. Ntabwo ari wowe uzi abakwiye gukorera Imana bazwi na shebuja, we wabimitse akabatoranya. Wowe kora icyo ugomba gukora nk'inshingano za ndi umukristo, ibindi bireke, nibyangirika Uwiteka aziburanira nabo. Mufata urugamba rw'umwuka mukarurwanira mu mubiri. Petero ngaho kujyaga agenda asenga avuga ati mwami icyo ushaka kibe, ahubwo ateruye inkota aciye umuntu ugutwi. Urwana ute? Nta gakota winjiranye mu nzu y'Imana. Murakoze, niteguye gusengana n'abantu bumva batsinzwe n'urubanza rw'ubu butumwa. Ushobora kumpamagara kuri 078 264 96669. Yesu abaha umugisha kandi abarebe neza. Mwami Yesu Kristo, umurengezi wacu, umucunguzi wacu, umujyanama mwiza, umwami w'amahoro, ngushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, ngushimiye ukuntu dukunda, ngushimiye ukuntu twita buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Mwami, tugwaye icyubahiro kubw'u Rwanda, tugwaye icyubahiro kubw'amahoro n'umutekano wahaye Abanyarwanda. Tuboneyeho n'umwanya wo gusengera igihugu cyacu ndetse n'abayobozi bacyo kugira ngo ukomeze kubarinda. Nibagubwa neza natwe abatuye igihugu tuzagubwa neza. Ukomeze kuduha kugira ubumwe, ukomeze kuduha kugira umuco, ukomeze kuduha kwera imbuto zikwiriye abihannye. Abatarakumenya bakumenye kuko uri Imana, n'abakumenye bakugumeho. Uduhe kuba abakristo beza bari ku kigero wishimira. Urakoze ko twumvise ko dutabaye kandi ugiye kutugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe tubyambaje urakoze. Amen. Amen. Ubuzima tubamo none bushingira ku mahitamo y'ababyeyi bacu y'ejo hashize. Ubuzima abana bacu bazabamo ejo hazaza bushingira ku mahitamo yacu y'uyu munsi. Amwe mu mahitamo ntasimburwa no guhitamo neza ishuri umwana wawe akwiye kwigamo, ishuri rirera umwana wuzuye, ishuri rihagarara mu mwanya w'umubyeyi, ishuri ryigisha guhuza umutwe, umutima n'ibiganza. Iryo shuri nta handi warisanga uretse muri Authentic International Academy Kicukiro. Authentic International Academy Kicukiro, ishuri ritanga uburezi bufite ireme, rigatoza kubaha no gusabana n'Imana no gushyira mu bikorwa ibyo yigishijwe. Ishuri Authentic International Academy Kicukiro riherereye mu murenge wa Niba, akarere ka Kicukiro. Nyaruka wandikisha umwana wawe imyanya itarashira. Ushaka ubundi busobanuro wabariza kuri nimero 078885 cyangwa ukatwandikira uciye ku rubuga rwacu wa #AIA.AC.rw.